turabashimiye mwese mukomeje kudukurikira. Hano turaho bita Ruhango Adventist, turi kumwe na New Singers. Uno munsi akaba ari umunsi wabo wo kuronshinga ibihangano byabo cyangwa se album yabo. Hano turi kumwe na president ndetse na presidente, batangira batwibwira ndetse banatubwira umunsi uko uri bube umeze. Murakoze uko mwabonye ni president wa New Singers, banyita Asafu Munyamuhoza. Umunsi meze neza cyane. Murakoze. Ese ino album yanyu yaba ifite izina? Yes, album yacu ifite izina yitwa Amatabazi. Amatabazi. Album igizwe n'indirimbo 12 nziza cyane zifite ubutumwa zigisha abaturage kandi bagishima. Abadukurikiye mwese mukomeze munongerwe na gahunda turimo tubagezaho 5 kuri 5. Turasubira mu kanya. Twongeye kubaha ikaze mwemwe mudukurikiranye. Turacyari mu Ruhango ahabereye imurika album ya New Singers. Hano turi kumwe n'umwe mu bakoraliste, yatangira twibwira ubundi tugakomeza tumubaza ibibazo bimwe na bimwe. Witwa? Umuririmbyi muri New Singers. Ese hari icyo ushinzwe muri New Singers? Nta na kimwe, uri umuririmbyi gusa. Okay, ese uno munsi uwiteguye gute cyangwa se urumva biri bugende bute? Umunsi niteguye neza, murabibona benshi bakiriye kandi twizeye tudashidikanya ko izi ndirimbo tugiye gushaka zizakundwa na benshi ndetse bakazaza byinshi dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza maze Yesu ahere hasi. Ese niye message wumva yuko iri busigare ku bantu bari bube bakurikiranye iyi album? Murakoze. Message numva nahawe abantu bazashobora gukurikirana album nuko batagendera kuri beat gusa, ahubwo twagerageje guhimba indirimbo zirimo amagambo meza kandi amagambo akomeye ashobora gukiza umuntu byarushaho. Bityo rero baze gutega amatwi ayo magambo arimo, bizanashidikanya yuko yabakiza kuko bakunda beat. Mwana bite? Amakuru. Witwa nde? Inde? Nawe uririmba muri New Singers? Igihe ngaho
mujye mudusaba iteka turashimira buri muntu wese uri hano wagize uruhare kugira ngo tube twambaye iku kandi amajwi y'indirimbo muri kumva nimwe mwabigize uruhare turabashimiye ababyeyi tuvukamo nabo turabashimiye mwarakoze kuduha umwanya wo kurepeta ndetse n'inkunga zose twabasabye korali yitwa Singers ndasaba icyo abantu bose myenda murafite twaza gusumba ariko murasaba icyo abantu kuri icyo ndagira ngo perezida urimo usangirije ariko tubwire dushaka muri iki Haleluya. Amen. Turashimira buri muntu wese wagize uruhare kugira ngo tube dusaba Singers ikintu tubasaba ubwo mwabonye turashaka ko ubutumwa bwiza bugera ku isi yose umuntu wese akamenya ko hari Imana ikora ibitangaza ibyo rero muri ubwo buryo Singers twateguye iyi video kugira ngo tugeze hanze ariko turashaka ko tugomba kuvuga ubutumwa bwiza binyuze no mu mashusho kandi tugakomeza gukora ubutumwa bwiza gusakaza ibihangano byacu bishyashya rero ni muri ubwo buryo turangwa kugira ngo tubereke ibyo twakoze mwadufashije ariko tunabereka ibyo dukomeje imbere gukora kugira ngo ubutumwa bwiza busakare rero ni iyo mpamvu murashaka amen buri munsi ufite utuzinga murashaka ikikuraba odiyo icyo babahaye n'ingano odiyo yabatwanga y'umurangisha nabuze none odiyo musohora muri kutwereka yitwa muki odiyo tugiye kubereka yitwa amatabaza amatabaza mwayaririmbye ndagira ngo muririmbe indirimbo nziza kuri odiyo yanyu hanyuma abantu babatere inkunga bamaze kumva amatabaza n'indirimbo nziza indirimbo nziza tugiye kubatura indirimbo bita ni Imana nta bibazo nshobora kugura
nabyo muri ubu buzima n'abambabaye cyangwa nshinze intege sinyanibeba mfitiyo mana niyo kwizerwa iradukunda ntabwo yakwemera ko twababara Dawidi bimaze kumurenga araterura ati nabaye umusore none ndashaje sinabona umwana w'Imana asabiriza iyo Mana ni nziza iradukunda ntabwo yakwemera ko twababara iratangaje ahandi byarangiye iratabara Yosefu mugo nta byiringiro byamugize umutware maze arashima nawe ujye uyishima